ndabanza mbibwira amazina babwire n'icyo nakoraga mbere ya jenoside n'imyitwarire yanjye muri jenoside na nyuma ya jenoside aho ngereye muri gereza. Nitwa Ndererimana Kayitani, nkomoka mu cyahoze ari komine Kayove muri iyi prefecture ya Gisenyi. Ubu ngubu na akarere ka Rutsiro, umurenge wa Kigeyo, akagari ka Nkora, umudugudu wa Gahotora. Nkaba mbere ya jenoside narakoraga muri Minisiteri y'Ubucuruzi no kurengera abaguzi. Ndi animateur, ndashaka kugira ngo mbwire urubyiruko nabonye babyina binyibutsa byinshi. Rero nkuko uwambanjirije yabivuze, ababyeyi bacu baraduhemukiye cyane bikomeye cyane. Ndagira ngo mbwire abayobozi kuba naje hano ku Nyundo si uko ariho gusa nakoreye icyaha. Afande amaze kubaza ati vuga uruhari rwawe, ariko yibuke ko twebwe mbere yo gufata umupanga twabanzaga kujya muri za mitingi gushishikariza abaturage. Aba bana bahoze babyina aha, uwashinze iri torero ziko twigeze kubana mu itorero, ziko twazengurukanye igihugu tubyina. Ubu ushobora kubyina ukishima ukitakuma n'abantu bagakoma amashyi, ariko abantu bari kugupakiramo ibintu bibi. Urabyirinde rero, urabyirinde utazagwa mu mutego nk'uko Kayitani yaguye. Rero nyuma kugira ngo nihutishe, ndagira ngo mbabwire amatorero nabayemo. Njyewe natangiriye mu itorero ry'iwacu me yarahazi ryabaga ku Ngabo, nari ndi intore tutaha komine Kayove. Igihe Habyarimana yazaga gutaha iyo komine, ninjye wari uyoboye itorero ry'intore ryahamirizaga. N'icyo gihe rero nibwo bambonye bahita bancagurira kujya mu itorero ry'urukerereza, vamo dushinga irindi torero ryitwaga Nyabutatu, hanyuma nkajya no mu itorero ry'Irindiro ryari yobowe na Bikira Simone. Icyo gituma navuze nti Seburiri aranze, ni umwana muto cyane twari kumwe icyo gihe hamwe n'abandi bana benshi cyane. Ndihutisha ni ukuvuga ngo mu gukura kwanjye nk'uko uriya musaza yabivuze, hari imbyino ababyeyi bacu babyinaga. Izo mbyino uzumvishe nta kindi ahubwo nuko abatutsi bagiraga umutima ukomeye, baba barapfuye icyo gihe. Niba barabyinaga ngo nimubatwike bashya amazuru batazasubira bo kaburi gibondo umva gutsindwa kw'abarunari. Izo ni imbyino zo mu rugo. Ndanahamya ko abari hano nabaza numva muri gukuma yavuga imyaka maze mugakuma, abayimaze mu gitakasa, abari hariya natwanyuze. Ndagira ngo mbibutse biriya bintu ababyeyi bacu bavugaga ngo Kanjogera yahagurukiraga ku mwana w'umushishe akamushinga inkota ari gusoza umwaka. Kugeza ubu aho ngaruriye ubwenge njya ngenda mbaza se uwo mwana no mu muryango wo kwande, nabuze uwamu busobanuro. Nta naho ndabona banditse mu gitabo bati uwo mwana yari uko runaka, yarabuze. Ariko byaravugwaga niba hari umuntu urengeje imyaka 50 ibyo arabizi. Nitukajye twirengagiza cyangwa ngo tubeshye Abanyarwanda. Noneho rero nakuze nyo mbikuriramo, murabona navuze 5 7 mu kwezi kwa 8 batwikira abahutu mu kwezi muri 59, abahutu niho batwikiye abatutsi nari ndi uruhinja. Rero nihutishe ku cyaha cyanjye. Nyuma yo kwinjira mu ayo matorero ngeze i Kigali, twagiraga amatorero rushanwa na za minisiteri z'irushanwa kuko twari muri MRND. Intambara rero yateye ndi i Kigali ntuye ku Gitega. Iyo muvuze ngo jenoside ngo ni indege ndabihakana cyane. Iyo leta yemeje ngo jenoside ngo yatangiye muri 90 isozwa muri 94 ndahakana kuko no muri 73 nari ndi mukuru nabonye uburyo abatutsi bicwe cyangwa batemaguwe kimwe n'uko inka zabo zariwe. Ibyo narabibonye iwacu mu rugo, iyo nka yarahaririwe y'umugabo witwaga Biseruka. None rero muri 90 njyewe nanyuze intambara imaze gutera amashyakaje, njyewe nataguriwe kujya mu rubyiruko ujya kwitoza ibya gisirikare iby'imirwano igako. Ibyo nihutishe za mitingi uko zabaga niko twabaga tugenda ku mabisi. Babandi bajya bavuga ngo nimuvuga ngo icyaha umuntu yagikoreye, twabaga i Kigali tugenda turirimba gushakashaka hose Inyangarwanda n'ibyitso byazo ziragahera. Aho nimu tubuza guki muri za mitingi
hariya mwubatse urwibutso naho twakoreye imitingi Habyarimana yari ariho. None nihutire rero kugira mu ruhare rwanjye nabonye hano hari umupadiri bari bambwiye ngo hari n'umwana umwe warokotse uri hano wo mu muryango wo kwa Iyagacuzi. Uruhare rwanjye naje gutangira kuyobora ibitero uko twagendaga dusenya amazu, uko twagendaga dushanyagura amadarapo y'andi mashyaka. Uruhare rwanjye ngo ni rurerure kuva muri 90 kugera 94 kuko twajyaga muri mitingi tukabona bakatwereka baturira n'urugo gukitso twavaga iyo nzu tuyiseye nyirayo yanaboneka no gupfa gapfa. Twavuye muri mitingi yo kukabaya tujya Kigali tugeze ahantu bita ku Kamonyi duhura n'umusaza wambaye idarapo rya PL ninjye wamukubise inkoni ya mbere gusimbuka kuri bisi naragurukaga tujugunya munsi y'umuhanda turakomeza dusenya kwa Kabageni Venansia yari depute wa PL no kwa Gasamagera ari ku giti cy'inyoni mu mujyi ubwo twagendaga dusenya amazu yose. None rero indege yahanutse ndi muri konji ndi iwacu ndimenya mu rukerera ubwo mba ntangiye kwirara mu Batutsi. Niho mvuga ko twahereye ku mwana bambwiye ngo ari hano tugeze iwabo ise ashaka kuturwanya yitwaga Iyagacuzi Frodouard turamutemagura nyina araducika ariko byaje kugera nk'ejo mu masaka ndaba yabonetse nyina duhita tumwica. Muri uwo mugoroba nubwo se yaramaze gutemagurwa nyina amaze kuducika duhita tugaba igitero ku icumbi ry'abapadiri. Nacyo cyatumye nsaba kugira ngo banzane hano kuko kugeza ubu umupadiri twishe witwa Sekabaraga Joseph ntabwo ndabonana n'umuntu wo mu muryango we. Nakomeje nsaba imbabazi nagiye naho muri Biruyi ariko icyanzanye hano no kugira ngo nsabe uhagarariye Musenyeri azamfashe kubonana n'umuryango wa Padiri Sekabaraga babwira urupfu yapfuyemo n'amasaba imbabazi kuko ntago ndabona uwo mu muryango. Yego ndabizi iyo umuntu amaze gusezerana amaze kuba umupadiri aba ari wa diocese ariko n'umuryango yavutsemo ubu mukeneye. Twamwicanye n'abana 7 bari baramuhungiyeho bavuye mu bigogo. Nyuma y'ibi rero n'ibindi byinshi ntabwo ari abo gusa ni benshi cyane ariko nyuma y'ibi aho mviriye muri Kongo ngeze mu Rwanda mbonye uko nakiriwe nafashe intego yo gusaba imbabazi ngize Imana n'uyu muryango w'ivuga butumwa udusanga muri gereza ubidufashamo nkomeza nsaba imbabazi mba n'umwe mu bagenzi banjye kugira ngo mbigishe dusaba imbabazi. Turakomeza ubu ngubu nyine nuko bababwiye tumaze kugera ku 200. Rero umwanya n'umuto w'ubuhamya bwanjye ni burebure sinabusubiramo bwose ngo muzabona umwanya gusa icyo nabonye kuri leta ni umumarayika murinzi w'abanyarwanda. Ngira ngo mbanze shimwe mbere yo gusaba imbabazi shimire uyu muryango shimire bikomeye cyane bikomeye by'umwihariko abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi kuko ni ikintu gikomeye cyane kuba bemera nzi umusaraba bahetse ndabuze ibintu twakoraga imiryango yacu yarabirebaga. Abagore bacu nibo batekaga ziriya nyama twazanaga nibo bambaraga ibitenge tuvuye gusahura nibo bakagombye kuba barasabye imbabazi. Rero ntabwo tugomba kubibabwiriza tujye tubabanye kuri ngukosore rwose ntuvuga ngo tubabwire kandi urebera kuturogera abana bari kutwikira abana. None se yabonaga nzanyuye nakabona ko ari wabo wayimpaye cyangwa ari wacu ahanga ndagira ngo dufatanyirize hamwe mwababyeyi dufatanyirize hamwe abagore bacu bihanganire gusaba imbabazi kuko bazi ibyo twakoze. Bere gukomeza kubesha leta n'abanyarwanda bere gukomeza kubesha abana. Aba bana nibo gukomeza kubaroga nabo bazaba nkatwe muri uko duhagaze. Uyu ni umwambaro w'ububwa none ngo kuteye ipasi ubu tumeze nk'imbwa zijyana. Iki ni kintu mugomba kumva mwabagore mwe mwere gukomeza guhisha abana ibyo twakoze. Dore twazanye n'abantu hano nubwo nyine umwanya wawe mukeya niwe nyamukesha ari hano haguruka tarisi nimurira nsozereze ko unyemerera ngo bifashike. Uyu ni hano ku Nyundo kugira ngo yemere impfu z'abantu bangaha byagiye bigorana ariko ubu ngubu ashobora kukurangira akakubwira runaka aho twafatanyije mu bitero akabavuga. Namwe abagore rero mukwiye gutera intambwe. Babyeyi ujye umwana utahaniwe kuziko nta handi azahanikwa. Babyeyi mwari gukomeza guhisha abana ibyo twakoze nta kintu cyiza kirimo muhishira iki twebwe ko turi kubyemerera mwe muraduhishira kubera iki? Ugasanga uyu mwana uvuye hano wabaze rushaka Israel yarabimuhishe kugeza aho yiza karangiza. Murabona ukuntu muri kurogera igihugu umwana akagaraza kukubaza ngo mbe papa ufungiwe iki? Uyu ni wa hano
mujye mumuhamagara baha amateka. Hari n'abandi Karoli Mbesari bino Karoli reka bakunyunda muze hano afandi yabivuze abantu bahano kubegereye hano kunyunda aba nabanyu twebwe icyo twashyizeho no gusaba Imana imbabazi ariko tugomba no kuza tukababwiza n'ukuri kuko twebwe turi kuva mu cyiciro cyo kuba kwisi ariko twaba dusigaye twarakoze genocide tukanasiga tunaroze umuryango dusize. Nimugerageze kubwiza abana bacu kuri nababaye cyane kuko umuhungu wanjye ataje yagize ikibazo ngo moto yamupfumukiyeho mu nzira ariko niwe wakagombye kuvuga ati papa nanjye nariye kubyo wasahuye akajya gusaba imbabazi iyo miryango nabisahuragamo. Ntimukajye mwemerera abantu ko bakomeza kuroga abana bacu. Ikibazo ni urubyiruko. Nahoze mbona uko babyinaga niko twabyinaga iyo bikindi yabaga aserutse tumukurikiye twumvaga ngo ni ibintu bizima. Sa barriere zagiyeho murazizi mwa bagore mwa bagabo mwagize bagiye kudafunga barriere rero ahanga kuri forina ni muyizi none se abantu yisha ndimubazi nose muvuga ngo dufungiye ubusa gute yitaba leta y'umubyeyi biba byaragenze bite niba ufite imyaka 60 ukabutajya mu biganiro nk'ibi ngo bwiza abaturage ukuri ngo babwize ukuri bwaba ruwe mu Kristo mugana kandi muri kureba imirambi ryane munyemerere rero kuko munyihanganire kuko nafashe igihe kirekire nagiraga ngo mbabwize ukuri abantu bare kubindyarya umuntu ngo agende akujye mu bitugu abindyarya musangire kandi ari ikirura ahubwo tubwisanye ukuri dusabana imbabazi ubwiyunge nyabwo bwagegwaho nuko imitima yaba ngaba twahimukiye twayomora tubabwira tuti dore uko twabikoze mutubabarire tukabagaragariza nkuko president wa Ibuka yahoze abivuga turajya nitwebwe mugomba kuza kujyana muri gereza umuyobozi wa gereza karadasinziye ashaka gukora tugaza no kutugarura no kuturindira umutekano tujya kwerekana imibiri aho yajugunywe kandi twayijugunyaga mu bagore mwe murebe kandi twayijugunyaga mu bagabo mwe murebe nimugerageze ko muri mitima y'abanyarwanda tubwizanye ukuri rwose nta kinyoma kijemo